So guys, ndabona batinze kuduha filime, noneho reka tube tuganira kuri filime yacu nziza dukomeje gukunda, filime umukire w'umumiliyoneri. Ese duheruka kubona uwitwa Cedric ariwe mukire wacu akomeje kurwara kandi twaje kubona yuko hari umurwaza nawe afite icyo ashaka, buryo atarimo kumufashiriza ubuntu. Twamaze kubona ko umugore umuriho ashobora kuba amukunda cyangwa hari ikindi kintu amushaka, ko twabonye yuko igihari ni uko yavuze yuko atazigera amucika. Ni igihe rero arimo kuganirira kuri telefone, arimo kuvuga byose, arimo kuvuga ati uyu musore byanga byakunda agomba kuba uwanjye. Se uyu mudamu azabasha gufatisha Cedric? Niko bibona. Ese Cedric yakunda uno mudamu tuzi n'urukundo akunda Alisa, kandi yaremeye neza, mwibuka byose, kwemera kujya kwigira umukozi wo mu rugo kuko yakundaga Alisa. Ese ibyo bintu byose yabireka? Ese uno mugore turabizi yuko ashobora kumuhemukira aramutse atamukunze. Ese iby'uyu mugore byo ni ibiki? Twameje kubona rero no ku ruhande rw'uwitwa Shalom ukomeje kujya mu mitungo ya Cedric, imitungo itariye, nawe arimo kwibeshyaho ikintu kimwe. Arimo kwibeshya yuko ashobora kuba afite impapuro za original kandi afite impapuro za fake, kandi ibyo bintu bya fake mwibuke yuko bashobora no kumurega akaba yabifungirwa. Ku ruhande rwa Alisa nawe ubangamiwe cyane nuko uyu nguyu Shalom ashaka yuko babana, kandi noneho bikomeye cyane yuko papa wa Alisa nawe abifitemo uruhare yuko, kuko papa wa Alisa duheruka arimo kubwira uwitwa mama ababyeyi cyangwa ba Shalom, arimo kumubwira ati tugomba gupanga ubukwe kuko umwana n'uwanjye, umwana naramubemereye, umwana n'uwanjye, tugomba gupanga ubukwe. kandi ibintu bikava hehe? Bikava mu nzira, ku buryo yaje no guhita abimenyesha Shalom byihuse. Arabimenyesha Shalom, aramubwira ati rero umusore wanjye cyangwa umukwe wanjye ni nk'umukwe we, kuko amwemera nk'umukwe. Ati napanze ubukwe yuko ugomba kubana n'umwana wanjye, ugomba kubana na Alisa byanga byakunda. Ibyo bintu rero byose barimo kubipanga. Shalom rwose ntago yigeze na rimwe ashidikanya, yese avuga ati wow. Ibyo ngibyo rero nibyo ngiye nashakaga. Ati munkoreye umuti kuko ibyo ngibyo nibyo nashakaga, kandi ni nabyo nkeneye mu buzima. Nkeneye yuko Alisa aba mu buzima bwanjye, nkeneye yuko Alisa, twaribonye yuko igihe cyose yashatse kumutereta uwitwa Shalom yari nko kugwa nyine, yari nk'ikintu yumvishe. Murabizi yuko yakomeje kumugendaho amukunda, ariko undi atamushaka. Niko kubona Shalom rero yumvishe papa wa Alisa avuze ijambo, yumva riramuhuruhuye mu mutima. Gusa ariko ku ruhande rwa Alisa we, kuko yabyumvaga, yumvishe ashenguwe n'umutima, yumvishe ababaye, kuko ntabwo yifuza kubana na Shalom habe na gatoya. Kuko twarabibonye igihe uwitwa Gihozo yari arimo kumviriza uwitwa papa Alisa, cyangwa papa we arimo kumwumviriza, arimo kuvuga yuko uwitwa Alisa agomba kubana na Shalom. Icyo gihe rero Gihozo yafashe umwanzuro wo kujya guhita abibwira Alisa. Aramubwira ati wari uzi n'ikindi, ubu ngubu ugiye kubana na Shalom, niko byanzuwe. Ati niko byanzuwe, kandi ntabwo sinzi nimba ibi ngibyo uri bubicike. Kuko uwitwa Alisa icyo gihe yese ararira cyane, kuko ntabwo nyine yifuza kubana na Shalom. Mwibuke ko yikundira, cyangwa yafashe umwanzuro yuko asa nk'aho akunda Cedric, cyangwa akunda Cedric, kuko Cedric yamweretse yuko amukunda, kandi Cedric ko ari umwana mwiza. Rero yafashe umwanzuro yuko
atagomba kubana n'uyu nguyu Shalom. Arangije aravuga ati ahubwo ngomba gushaka uburyo mbwira papa wanjye nkamubwira ati sinshaka kubana nande na Shalom. Ese uyu nguyu Alice nafata umwanzuro wo kugira ngo abwire papa we, amubwira ati ngiye papa ntabwo mfite gahunda zo kubana na Shalom, papa we azamwemerera? Kari cyo kibazo. Papa we azemerera umukobwa we yuko atabana na Shalom? Ibyo ngibyo ni ikibazo kandi gikomeye. Ese uwitwa Shalom we namara kumenya yuko Cedric ahari, cyangwa amaze kumenya yuko imitungo impapuro afite ari impapuro za fake za pirate, we arakora iki? Ese ku ruhande rw'uwitwa Cedric namara kumenya yuko uyu mudamu urimo kumufasha nawe amukunda cyangwa yashaka kumukunda kandi we yikundira Lisa, we biratanga iki? Ese uyu mudamu we namara kumenya yuko Lisa arimo kumva mu matwi ari uyu musore yihebeye, akemera akigira n'umukozi, akemera akigira umukozi, akicisha bugufi n'amafaranga yose afite n'imitungo yose afite, ese ho biracurikiye? Ese azakora iki? Aho ntabwo ashobora gukora ikintu kibi kugira ngo uyu musore wacu Cedric yange uwitwa Alice amukunde, ko tuzi yuko abantu ari abagome. Ese ku ruhande rwa Dani we ukomeje gusuzugurirwa muri iyi kampani ari kumwe na sheri we Kami, ubu we arakomeza asuzugurwe. Ni filime irimo kugenda isa nkaho irimo gufata imitima yacu cyangwa irimo kugira iki, ariko no ku ruhande rwacu hari ibyo turifuza urukundo rwa Cedric na Lisa yuko rujya ku mugaragaro bagakundana tukabibona. Nibyo twifuza twese. Turifuza yuko uwitwa Shalom aka kanya yahabwa ibihano cyangwa atakomeza kubangamira abantu, yaba kubangamira Alice mu rukundo rwe na Cedric, yaba kubangamira kampani yose muri rusange, kuko arabangamye cyane. Ese hagati ubu ngubu bitarakemuka uwitwa Kami ndetse na Shalom barakomeza bacana uwaka, kuko ubushize twabonye yuko bakuzanyijeho cyane, kuko muribuka uwitwa Shalom aza agasanga Kami ari kumwe na sheri we Dani arimo kumubwira ati ko muri hano mutari mu kazi, hano ni muri rogi, mwarabibyumvishe, ababwira nabi cyane kugeza naho yafashe umwanzuro ahita abwira Dani ati sohoka hano ujye mu kazi, kuko hano ntago baza kuharyama. Twabonye Kami rero bitewe nuko uwitwa Shalom akomeje kumubangamira, avuga ati ese arimo kubwira sheri we ndetse na Tracy, arimo kubabwira ati ese njye nafashe umwanzuro yuko tugomba kubwira Shalom kubira ibipapuro afite ari ibipapuro mpimbano cyangwa ari ibipapuro bya fake, kugira ngo abashe guca bugufi. Abandi bamubwira ati ahubwo ashobora kudaca bugufi, ahubwo ugasanga ahubwo bibaye birebire, agiye gushaka uburyo abona impapuro. Ibyo byose barabimubwira, ahubwo banamubwira ati ahubwo no kurindira Cedric no gushaka Cedric ahantu. Ese Cedric we araza kuboneka? Ese Cedric we araza kwibuka inzira zose abashe kuva mu maboko y'uyu mudamu nawe utari buze kumworohera? Reka dukomeze dutegereze n'igice kiri buze, turindire turebe ukuntu bimeze. Mwibutsa gukanda subscribe, gukanda share, kugira ngo ujye ubasha kubona izindi filime nziza. Kandi nakubwira yuko aka kanya wajya muri comment urahita ubona filime na pininze, ubundi uyirebe. Ciao mukomeze mugire ibihe byiza.